muvuge kubibababaza kuko ndabyemera neza ko nta muntu uri perfect. Umuntu wese afite intege nke. Buriya wa mugore wakunze, wa mugabo wakunze afite ahantu afite intege nke. Iyo umenye intege nke ze rero biragufasha kuhahagarara. Kandi nawe imbaraga zawe akaziha agaciro ku buryo mubigendanamo. Ibyabababaje umwe mukicara mukakuraho ikibazo hakiri kare, ibisika bikavaho mukongera rwa rukundo rugakomeza. niko kwakwenyegeza mukavugana mukaganira mukareba aho bipfira. Ariko ikibazo gikomeye ni umwanya. Iterambere ni ryiza riradufasha, ariko iterambere hari aho rigera abantu bakayoberwa kurikoresha neza. Noneho bakabinyuranya ugasanga umwanya w'urugo yawuhaye akazi, umwanya w'akazi, mbega ntamenya kubitandukanya. Ni byiza kumenya igihe cy'urugo, umuryango wawe ukawugenera igihe, ukicara ukaganira n'uwo mwashakanye. Umugozi w'inyabutatu gupfa gucika. Impamvu ni iyihe? Igituma noneho tubona umugozi w'inyabutatu nukuvuga ngo ubundi hariho umugozi w'inyabubiri. Umugozi w'inyabubiri iyo ugoronzoye utya urasama cyangwa urarekura. Ariko iyo ari inyabutatu niyo ugoronzoye ntabwo harangara. Yego, bivuga ngo aba bantu babiri hari ikibahuza hagati. Ni rwo rwa rukundo, kuko nabivuze ntangira Imana yacu ni urukundo. Imana ifite urukundo rw'umwimerere, urukundo nyakuri, urukundo rudahindurwa n'ibihe, urukundo rudahindurwa nuko ibintu byabaye nabi, urukundo rudahindurwa nuko mwashonje, urukundo rudahindurwa nuko mugenzi wawe yakoze ikosa. Urwo rukundo ruba rurimo imbabazi, urwo rukundo ruba rurimo kwihangana. Kongeye gushima Imana itwemereye kuba turi aha ngaha uyu munsi wa none. Ndavuga ngo ni cya kiganiro cyo kubaka no gusa n'imfatiro. Tumaze iminsi turimo dusuzuma imfatiro z'ingo. Yego, ubushize icyumweru twari kumwe n'urubyiruko rutubwira ku bintu bifatanye no kuramya. Ariko uyu munsi turagira ngo dukomeze gahunda yacu y'ingo, kuko Imana imaze iminsi dushyize umutwaro ku bintu byo kubaka urufatiro rw'urugo. Kuko tugiye tubona itorero iyo ridafite urugo riba riri mu gihe gikomeye. Iyo urugo rusenyutse, itorero rirasenyuka, igihugu kigasenyuka. Iyo igihugu gisenyutse, ejo hacyo hazaza haba ari ntaho. Ndagira ngo rero aho muri hose mudutega amatwi uyu munsi nk'uko mubimenyereye. Turi kumwe n'abakozi b'Imana, Pastor Everest Rwabicinga na Pastor Annette Rwabicinga, gutoroka mu itorero rya Assemblée de Dieu i Nyamirambo. Ndagira ngo rero aho muri hose mwegere inyakira amajwi zanyu, kandi ziko Imana iri butugirire neza. Reka rero dusenge, nyuma duhite tujya mu ijambo. Uwiteka Mana, twongeye kugushima kandi tuguhaye ikuzo, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi rutagira akagero. Ndagusaba nkwinginga mu izina rya Yesu kugira ngo ubuntu bwawe buze bwigaragaze, ukuboko kwawe kuze kwigaragaze, imbaraga zawe zize zigaragaze. Turakwinginze kugira ngo uyu munsi wa none uze uvugane na buri muntu wese uduteze amatwi. Hari abantu biteguye gushinga ingo, hari abazishinze, zimwe zinyura mu bihe bigoye, mu bihe bikakaye. Ndakwinginze nk'Imana yanjye kugira ngo uzububakire ingo zabo zibe zubakitse, zibe zikomeye, kubera umugambi mwiza ufite ku bugingo bwabo. Ndasaba rero nkwinginga umugaragu wawe n'umujakazi wawe bagiye kuba bavuga hano, bagiye kuba bigisha, duha ubwenge, duhishurirwa, duha umutima wo kumenya ubushake bwawe ku ngo. Ndasengera izo ngo mu izina rya Yesu. Ingo umwanzi yarateye, ingo umwanzi yarashatse
kuzanamo za divorce, ingo umwanzi yarashatse kuzanamo amacakubiri, ingo umwanzi yarashatse kuzanamo umwiryane, turazisengera tuvuga ngo izo ngo zigarure, uwo mugore mugarure, garura umutima we, garura umutima w'umugabo we, garura umutima w'abana mu izina rya Yesu. Mana, urugo rwongere rugire ishusho yawe, urugo rwongere rugire icyerekezo cyawe, urugo rwongere rwinjire mu mugambi wawuteguriye. Ndabigushimiye kubikora. Umugisha buri muntu uduteze amatwi uyu munsi, umugisha uvugane na buri muntu, ikuzo n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe uyu munsi n'iteka ryose, amen. Inshuti za radiyo Umucyo aho muri hose, nk'uko twarimo tubibabwira, uyu munsi wa none ni umunsi mwiza aho tugiye kuba dukomeza kumva ikiganiro cy'urugo. Ijambo ry'Imana rirambwira neza mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, igice cyaho ni, reka tuhasome indirimbo za Salomo igice cya 8 umurongo waho wa 6 kugera ku wa 7 havuze aya magambo. Umwanditsi w'indirimbo za Salomo yavuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo unshira mu gituza cyawe mbe ikimenyetso, mbe no ku kuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi ifuha ntirigondeka ni nk'imva, ibirimi ngo kandi ifuha ntirigondeka ni nk'imva, ibirimi byarwo ni nk'iby'umuriro, ni umuriro rwose w'Uwiteka. Umurongo wa 7 havuze ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Aya magambo ni amagambo ari hagati y'umugabo n'umugore, kuko iki cyanditswe muri za Bibiliya zanyu abarimo bahasoma indirimbo za Salomo igice cya 8 umurongo waho wa 6, ngo ushyire mu gituza cyawe mbe ikimenyetso, mbe ku kuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu. Aya ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo akomeye cyane dukeneye kwitwararika nk'ubwoko bw'Imana na ndetse nk'abashakanye. Ijambo ry'Imana riratweretse hano muri uyu murongo wa 6 ngo unshire mu gituza cyawe mbe nk'ikimenyetso. Uyu ni umugeni, ni umugore arimo abwira umugabo ikintu kimwe, ngo unshire mu gituza cyawe mbe ikimenyetso, mbe no ku kuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi ifuha ntirigondeka nk'imva, ibirimi byarwo ni nk'iby'umuriro, n'umuriro wose ni umuriro rwose w'Uwiteka. Umukwe nawe akongera agashimangira ayo magambo akavuga ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo, inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Ni amagambo akomeye cyane. Bakozi b'Imana, turabaha ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi turagira ngo twibande cyane, tumaze iminsi turimo tuvuga ku bintu bifatanye n'ingo, tureba ibintu bimwe biteza amakimbirane mu rugo. Kimwe tukabona yuko ubushize twarimo tuganira, tugerageza kwinjira cyane uburyo imitungo iteza ibibazo, uburyo imiryango migari iteza ibibazo. Noneho byose twajya kubibona tukabona ari ibintu bigera hagati bikatugiraho ingaruka nk'abashakanye. Ndagira ngo rero hano hari icyanditswe nsomye, nangwa se twarimo dusoma. Ndagira ngo turebe uko turimo tureba amakimbirane akomeye, turimo turareba hari ikintu kibuze mu ngo hagati y'abashakanye. Pastor, reka mbanze ngusaba usuhuza abaduteza amatwi, nyuma dukomerezeho.
urakoze cyane. Imana ibamugisha. Ni Pastor Rwabikinga Everest, Pastor w'Itorero rya Nyamirambo Assemblies of God cyangwa se Tugiye. Mbaye kaze muri iki kiganiro. Imana ibamugisha. Amen. Pasanete nawe basuhuze. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Tunejejwe no kubana namwe muri iki gitondo. Amazina bayavuze sinyasubiramo. Murakoze. Murakoze cyane. Hari icyanditswe twarimo dusoma, ndagira ngo tugisome, kiri mu ndirimbo za Salomo. Wenda nongere ngisubiremo nubwo twagisomye. Amazi menshi ntiyazimya urukundo. Umbabarire, ku murongo wa 6 nari nsimbutse ngeze ku wa 7. Umurongo wa 6, ngushire mu gituza cyawe mbe nk'ikimenyetso, mbe no ku kuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi fuha ntirigondeka nk'imva. Ibirimi byarwo ni nk'iby'umuriro, ni umuriro rwose w'Uwiteka. Ako kantu rero karantangaje, ni umuriro w'Uwiteka. Urukundo ni umuriro w'Uwiteka. Amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagaba rwose. Twarimo tureba nangwa se tumaze iminsi twitegereza ari abaduteza amatwi. Iyo ndebye ikibazo kiri mu rugo, amatika ari mu rugo, za divorce ziri mu rugo, amahana ari mu rugo, intambara z'urudaca ziri mu rugo, haragaragara ko hari icyuho cy'ikintu gikomeye kibuze mu rugo. Hari ikintu bahambira ku mutima, hari ikintu bashyira ku kuboko kikahinduka nk'ikimenyetso kibuze mu rugo. Icyo mureba ipfundo ribuze mu rugo kugira ngo urugo rubure amahoro, rubure umutekano. Pasaneti niki uyu munsi ingoko zisigaye? Kera yari paradizo, hari ahantu abantu bahurira n'Imana, hari ahantu abakundanye bicara bakumva barishimye. None uyu munsi abashakanye baragera mu rugo bakumva, bamwe basigaye banadashaka kuhagera kare, bamwe basigaye bashaka kugera mu rugo yakererewe kugira ngo nibura asange aburabuza amasaha afite ahantu, uburyo niba ari mu nshuti niba arahani. Niki twakora kugira ngo, niki kibuze mu rugo, niki kibuze? Murakoze cyane Pastor. Ikintu kibuze nkuko tumaze kubisoma ni urukundo. Urukundo ni inkingi ikomeye cyane ishobora guhuza abantu babiri bakabana, kandi bakabana muri ka karamata Imana yashakaga. Rero iyo urukundo rwabuze nibwo umwiryanuza. Iyo urukundo rwabuze nibwo umuntu wese areba mugenzi we akabona yabaye ikindi kintu, akabona yabaye inyamaswa, ntakiri wa muntu, ntakiri sheri, ntakiri ishushu, nta kivuga ibimuryohera, nta gikora ibimuryohera. Ibintu byose byakoze nubwo byaba ari byiza, kuko urukundo rwashize akabona bibi, akabona birabishye, akabona si mwiza, akabona ntazi ibintu, akabona ntazi gutunganya ibintu. Mbega ukamubona umurebesha ayandi marinette atari yayandi y'urukundo. Rero icyo kimenyetso kiba ku mutima, icyo kimenyetso kiba ku kuboko. Tujya tubibona iyo abantu bahana amasezerano, bajya bambarana n'impeta nk'ikimenyetso, baranabivuga, baranabyatura. kandi Pastor, burya mu rukundo umuntu yemera ibintu byose. Urukundo, Bibiliya iravuga ngo urukundo rurihangana, urukundo ntirushaka ibyarwo, urukundo ntirwikakaza, urukundo yego. Noneho iyo umuntu yambika undi impeta, narabikurikiranye, usanga avuga ngo iyi mpeta ni ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, uko idafite aho itangiriye ntigere n'aho irangiriza, iteranyirije ngo urukundo ngukunda nuko rumeze. Akamwambika iyo mpeta nk'ikimenyetso. Mu by'ukuri ntekereza ko aba bivuze bivuye ku mutima, ndetse aranavuga ngo mu byago, mu makuba, uko byagenda kose tuzabana. Mbega bavuze ngo y'amazi ntago azaruzimya, nta kintu kizazimya rwa rukundo cyane. Ariko tukabona ko iyo rwacogoye abantu baratangira bakarebana nabi,
bya bindi yavuze mu ruhame akaba atakibyitayeho ukabona ibintu byarahindutse. Rero urukundo ni kirungo, isezerano rigata agaciro, ni igihango, ubundi abantu baba bagiranye. Kwototera igihango rero buriya ni ibintu bikomeye, bifite n'ingaruka mbi cyane, ingaruka nyinshi, haba kuri nyir'ubwite, haba no ku bandi bamukomokaho bari inyuma ye. Rero urukundo ni ikirungo gikomeye gihuza abantu babiri, bakaba umwe, bakagendana, bakumvikana nubwo baba badafite imiterere imeze kimwe. Pastor Everest, turimo turareba hano ijambo riratubwiye ngo unshire mu gituza cyawe, uwo ni umugeni arimo arabwira, ni umugore arimo arabwira umugabo, unshire mu gituza cyawe mbe ikimenyetso. Irukundo iyo rwahavuye, ari umugabo ari umugore, aba yavuye mu gituza, aba yagiye, ubu utakimufite ku mutima. Iyo arimo avuga mu gituza nk'ikimenyetso, ni ukuvuga ngo amushyire hari ariko igituza gikomeye, kuko ushobora no kujya mu cy'indaya, ushobora no kujya mu ariko igituza gikomeye ni ikiri mu rukundo. Umugore ni ikibazo gisigaye kiri hagati y'umugabo, iyo umugabo n'umugore bimuranye, umwe yakuye mugenzi we mu mutima. Iyo yamukuye mu mutima, ni ibiki bitangira kubaho, ni ibiki bigaragaza iyo urukundo rwahavuye, ni ibiki bibaho. Ngira ngo ndajya kumaze n'ugane madamu gatoya mbere yuko tugaragaza ibimenyetso bituma urukundo rucayuka. Icyambere, abantu bakundana bagishakana, ariko uko imyaka igenda yicuma, hakaba hari ibintu bitwara umwanya mu buzima bwabo, hakaba hari ibintu bakunda kuruta ibindi. Cyangwa se niba barabafiyanse, aidha umuhungu yakunze umukobwa kubera ibintu runaka, cyangwa se umukobwa yakunze umuhungu kubera ibintu runaka. So umwana mugabo ntiyamukunze, ahubwo yamukunda ibyo bintu, byaba ari amashuri, byaba ari amafaranga, byaba ari uburanga. Noneho bya bintu uko agenda bicuya cyangwa bigenda bishira, niko n'urukundo rugenda rukayuka muri we, ko bya bindi yamubonaga muri we bigenda bigabanyuka. Ikindi cya kabiri, iyo usomye mu bitabo cy'Abefeso igice cya 5, ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu ngo Kristo akunze itorero akaryitangira. Nge numva igipimo cy'umugore gabo gukunda umugore we yagakunze Kristo cyane kurushaho, kuko yakunda Kristo cyane bizatuma akunda umugore we. Ntago azareba bya bindi yarazi neza ko ari byo byatumye bikuru urukundo kuri we. Ntazareba amafaranga umugore yinjiza, ntazareba bwa buranga, ko bwa buranga bugera ngo bugacayuka kandi bukanashira. Bya bindi yabonaga byose bitabishira, ariko yarebye Kristo muri we, ko Kristo ntabwo ajya ashira. Kristo ahora biteka ryose. So ngo iyo uyu mugabo kunze Kristo, bizatuma akunda n'umugore we atitaye ku byo umugore amukorera. Nge ngo rero ibyo bintu kenshi nibi bituma urugo rucayuka. Ikindi cya gatatu, abantu bahugiye mu bintu byinshi, ugasanga abantu barashakanye, ariko ugasanga umugabo agiye mu mafaranga, umudamu agiye mu mafaranga, bari ruka inyuma y'ubuzima, nta mwanya bafite wo kuganira, rwa rukundo rukagenda rucayuka buhoro buhoro. Noneho bya bindi bari kwika inyuma yabyo, bikaba byo bifata umwanya wa mbere mu buzima bwabo. Yaba ari amafaranga agafata umwanya wa mbere mu buzima bwabo, yaba ari amashuri agafata umwanya wa mbere mu buzima bwabo. Ntabwo ari bigushaka amafaranga cyangwa n'amashuri n'ibindi cyangwa n'ubuzima, ariko nibagiye undi mwanya wo gusubira inyuma ngo bivuge ngo ese rwa rukundo rwacu rugeze hehe. Yago muri icyo kibazo gikomeye cyane. Urakoze cyane Pasa. Urumva hano iyo turebye hano ijambo riratubwira ngo kuko urukundo rukomeye nk'urupfu. Kenshi iyo dusezerana hariya turanavuga ngo kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza. Ariko benshi bagiye mu nkiko, umuntu ugasanga arimo arabwira umucamanza n'umwavoka ashize amanga uwo mugore, kandi bari bahagaze imbere ya padiri nangwa ya pasiteri nangwa yande ya shehi nangwa yundi wari we. Ariko noneho ubu ngubu aba turimo tubwirana cyane n'abari mu nzu y'Imana, kuko ni nabyo biteye ubwoba kubona abantu basezeranya akaramata. Uyu munsi za divorce abantu barashaka kumanywa na nijoro, ari abakristo mbi bimeze nko guhinduranya umwenda iyo numvise umwenda washaje. Turabona ko hano
cya kindi uburemere bw'urukundo n'ubukana bwarwo ni ireme ryarwo ryagiye Pastor Annette. Niki cyamize ryareme, niki kugera aho uyu mwanditsi we yageze no ku rwego rw'ahabigereranya n'urupfu. Urukundo rufite imbaraga ziruta iz'urupfu, ku buryo Yesu yaradukunze agera no ku rwego rwo kwirengagiza ububabare afite, intumbero ayambika ubusa, aracuzwa ahinduka ubusa, ariko intumbero y'icyari kimuri ku mutima ntabwo yigeze agitezukaho kugeza naho bigeze kunogonora ubuzima bwe mu buryo bwa mubiri, ariko asigarana yantu. Noneho ni cya kindi cyongera gukomeza ireme ry'urukundo, uburyo rufite imbaraga kurusha n'urupfu. Ni gute tugera hagati umugore n'umugabo akagera ku rwego rwo gutezuka, noneho akumva bya bindi yabonaga muri mugenzi we atakibibona, bya bindi yamwiyumvagamo, uburyo yamubonaga akabona ni marayika uje, uburyo yamubonaga akamubwira amagambo atazi. Nuko hari bamwe bavugaga amagambo ukagira ngo hafi arenda kumera niba navuga ngo iki, ariko aremereye. Ni iki cyateye iki kintu cy'urukundo kunamuka kugira ngo tugere aho tugeze uyu munsi? Murakoze. Uvuze neza, uravuga ngo urukundo rurusha imbaraga urupfu. Urukundo nyarukundo, Bibiliya iravuga ngo Imana yacu ni urukundo. Ubundi iyo umuntu afite Imana mu buzima bwe, nk'uko umugabo wanjye yarabivuze, iyo ufite Imana mu buzima bwawe, urukundo rwawe ntabwo ruhararuka, ntabwo rucuyuka cyangwa rucuya. Urukundo rwawe ruhora rukunda, kuko Imana yadukunze tutari beza, kandi iraducungura nubwo twari babi. Ntekereza rero ko buriya iyo umuntu yakunze umugore we cyangwa umugore agakunda umugabo, haba hakwiye kubaho uguma benyegeza rwa rukundo. Sinzi niba narabivuze ahangaho ubushize, kera turi abana twajyaga duteka dukoresheje inkwi, noneho ababyeyi bakajya bahora baguhitura bakakubwira bati genda wenyegeze, genda wenyegeze za nkwi kugira ngo ya nkono idapfuba cyangwa umuriro ukazima, ukaguma rero ukenyegeza inkwi. Ntabwo twajyaga kure. N'ubundi mu rukundo rw'abashakanye ntabwo abantu bakwiye kugira ibintu bibahuza ku buryo babura umwanya wo kwenyegeza urukundo rwabo, ngo wicare muganire muvuge kubibababaza, kuko ndabyemera neza ko nta muntu uri perfect. Umuntu wese afite intege nke. Buriya wa mugore wakunze, wa mugabo wakunze, afite ahantu afite intege nkeya. Iyo umenye intege nke ze rero biragufasha kuhahagarara, kandi nawe imbaraga zawe akaziha agaciro ku buryo mubigendanamo. Ibyabababaje byababaje umwe, mukicara mukakuraho ikibazo hakiri kare, ibisika bikavaho, mukongera rwa rukundo rugakomeza. Niko kwakwenyegeza, mukavugana mukaganira mukareba aho bipfira. Ariko ikibazo gikomeye ni umwanya. Iterambere ni ryiza, riradufasha, ariko iterambere hari aho rigera abantu bakayoberwa kurikoresha neza. Noneho bagafata bakabinyuranya, ugasanga umwanya w'urugo yawuhaye akazi, umwanya w'akazi, mbega ntamenya kubitandukanya. Ni byiza kumenya igihe cy'urugo, umuryango wawe ukawugenera igihe, ukicara ukaganira n'uwo mwashakanye, kandi ukamubwiza ukuri. Nibagiwe no kuvuga nako kantu, ukuri nako kurabuze mu bantu. Umuntu akagerageza kwishushanya, ntavugisha ukuri, ntavuga intege nke ze, ntavuga ibimubangamiye, ahubwo akazagira atya gaturumbuka cyangwa se agafata ibyemezo. Na mugenzi w'ibigeragezo ibyo ahuye nabyo. Noneho ugasanga afashe ibyemezo bikakaye byo gutandukana, batarigeze bagira n'umwanya wo kwicara ngo babiganireho babishakire umuti. Rero urukundo icyarwimuye ni igihe gitoya mu muryango. Icya kabiri ni ukutabwizanya ukuri. Icya gatatu ni uko ingo z'ubu abantu basigaye bubaka, ariko akubaka mu by'ukuri nk'uko umugabo wanjye abivuze, adakunze umuntu ahubwo akunze ibintu. Noneho bya bintu akabyubakiraho,
nibyo rero bimutegeka kandi ibintu ntibigira nyirabyo amafaranga ntagira nyirayo umuntu umwe yaravuze ngo agira amababa araguruka ashobora kuguruka akimuka akajya ahandi rero iyo rwa rukundo rutashingiye ku gukunda umuntu nyirizina iyo ibintu bigiye urukundo ruracayuka ntekereza rero ko ibyo bintu hamwe n'ibindi byinshi navuze bijya byimura urukundo ariko cyane cyane igihe cy'abashakanye kuganira kubwizanya ukuri ku bintu byose hari n'igihe mubana wenda atarakubwije ukuri mu kubakana atarakubwije ukuri wagerayo ukamenya ukuri gutandukanye n'uko yari yakubwiye urufatiro rwatangiriyeho rwa rukundo rwa rufatiro rupfuye rw'ibinyoma rwo kwishushanya rwo kwirarira na cyane abasore iyo bagiye gushaka n'abakobwa bafite ukuntu buryo cyane buri umwe ashaka kugaragaza ko ari cyo umwe ahinduka kimanuka undi agahinduka nyina bamanuka bose ni ba marayika rwose bavuye mu ijuru bakiva ku wundi mugabane buri umwe akaza avuga ibyiza niyavuga ijwi ryiza ibikorwa byiza indoro nziza buri kintu cyose ingendo buri kintu cyose kiroroha yambara umwambaro wo kwishushanya ariko batangira kubana akawiyambura noneho agatangazwa nuko mugenzi we agatangazwa nuko abonye ishusho atarazi atatekerezaga ko ariko ameze agatangira agahahamuka noneho ntanamubaza atari koko ndeba atari wowe byagenze biti ngo nibura bicare babiganire ndajya kumuganira gatoya hari ikinibutse mu kanya amaze kuvuga tukiri ahangaha muri studio ndakibutse wakomeje guti kuki hari amakimbirane mu ngo bikagira abantu bagatandukana bakajya mu nkiko uti kandi kibabaje cyane icyo kintu nuko biza no mu rusengero abantu bita abakijwe batakwe bakabaye indorerwamo y'abandi inzandiko zisomwa n'abandi reka nkubwire impamvu ubushakashatsi nakoze ni umurimo maze igihe kinini cyane w'Imana nkora uzabaze n'abandi bazakubwira iyo abantu bashakanye bakunda Imana iyo bya bintu madamu maze kuvuga bimaze gufata umwanya wabo bigera ahantu abantu bakaba batakinasenga abantu bakaba barabakene bashaka Imana bari mu by'amasengesho ubuzima bwazamuka ntibazamura igipimo cy'agakiza kabo no kwegera Imana icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ukeneye kumenya ugasanga umuntu ageze ahantu aracuza no ku cyumweru ntaza amateraniro agubira ku cyumweru nibwo amafaranga aboneka iyo umuntu atangiye kwegereza bya bintu yavuze Imana akayishyira kure kiba ari ikibazo gikomeye cyane akumva ko ari byo bimubeshejeho kurusha n'umudamu akanamusapotinga ati sheri rwose nta yashake tu cyangwa asanga agashaka impamvu zari zo zatuma adasenga bagakreatinga nk'amanama bakayishyira mu gihe cy'amateraniro ugasanga umuntu ageze ahantu yarumye mu buryo bw'umwuka amateraniro yo mu bizi ntayazemo ntaze muri za Bible study kandi kera arafite umuhate mu by'amasengesho nta kiza wamubaza akavuga ati pastor ndahuze mfite ibintu byinshi ndimo umudamu nawe ntamufashe ugasanga buryo cyose bari kunyuma y'ubuzima uko bagenda biri kunyuma y'ubuzima kandi nkubwiza ukuri iyo utari hafi y'Imana uba hafi ya Satani ibyo ni ukuri kandi iyo uri ibyo ukeneye kumenya ntabwo ibintu bibiri bigendana iyo wegereye Imana niyo ijambo ry'Imana ngo umunyegere nanjye nzabegera kandi murwanya Satani nawe aza abahungu so hari ibintu bibiri rero sasa hari ukugera Imana no kurwanya Satani hari ukwegera Satani no kurwanya Imana byanze bikunze ntabwo ushobora kuba nitrozone uvuga ngo ndi hagati nta kiri hagati so ngo rero iyo umuntu ageze ahantu yari umukristo cyangwa barabakristo bakijijwe bakundaga Imana bakoraga umurimo w'Imana bakagera ahantu ukabona pasteur baradohotse niba abakristo basenga rimwe mu kwezi niba abakristo basenga babishatse niba abakristo iyo habona hanze imvura igiye kugwa bakiryamira kandi bafite umuhate niba abandi bumva ko bataza amatara no muri seminar bafungura za business zabo umwaka ugashira byanze bikunze bya bintu bifata umwanya ukomeye mu buzima bwabo ntibagire umwanya w'Imana mu buzima bwabo ni naho ibintu bitangira kuzambira yes basangira ngo wari urimo uvuga gutyo unyibutse ikintu dira ngo dukeneye gukosora uyu munsi wa none kimwe muri byo ni ukongera gutondekanya neza ibintu uko bimeze rwa rutonde ubundi ni iki gikeneye kubanza ubundi order y'urugo imeze iti
ni iki cya mbere, ni iki cya kabiri, ni iki cya gatatu? Oda y'urugo. ngira ngo oda y'urugo cya mbere birava ngo mukunde Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. So Imana ikene kubi ya mbere, nomero ya mbere cyane, ikaba urufatiro rwo twubakiyeho. yabivuze neza yavuze ngo yewe n'inzu yanjye tuzakora Uwiteka, tuzamukorera. In fact Imana ikene kubi ya mbere muri aya mafaranga wiruka inyuma, Imana ikene kubi ya mbere muri yo. Ubwo buzima wiruka inyuma n'aya mashuri, Imana ikene kubi ya mbere muri ibyo byose. Icyo kintu cya mbere mu buzima ni oda ya mbere y'urugo. Icya kabiri sasa mu bantu bashakanye tuza muri oda y'urugo. Niyo ngo nk'uwo Kristo ari umutwe w'itorero, niko n'umugabo akeneye kuba umutwe w'urugo rwe. Iyo uvuze umutwe ntabwo uvuze ngo ni ugukandamiza umudamu, abo umuyobozi, ni umutambyi, ni intangarugero, ni wa wundi uvuga ariko akaba intangarugero, ntabwo ari wa wundi ukomandinga utegeka uba dictator, never. Nk'uko Kristo ari umutwe akaripfira, akaryitangira, akarikunda, niko n'umugabo akeneye kubikora kumfasha we. Iyo ni oda y'urugo. Icya kabiri, abana n'imitungo ntabwo bijya hagati. Umudamu n'umugabo nta kintu kijya hagati yabo ngo kivane urukundo. Usanga kenshi y'abantu baze kubyara abana bafata wa mwanya babandi ugasanga ntibakibona cyo kuganira. So nkumva rero imitungo n'abana ni ibindi byose bikurikira, ariko umugabo n'umugore n'abantu bashakanye, kuko nibo bashobora no kujara bya bindi, kandi niyo abana bamaze gukura barabasiga bagasigara abasaza n'abakecuru. Yego, ugasanga ari umukecuru ari kureba nabi mugenzi we, uzi ariko nta kintu cyakaga nko kubona umukecuru ahekenyera amenyo mugenzi we basigaye mu nzu yabonyine, abana barakuze baragiye aho ngaho bari majiginkwa, ntafite aho amushyira, none ntafite aho amushyira, bararebana nabi. So twongere dusure ruriya rutonde. Icya mbere nk'uko pastor arimo atubwira, icya mbere na mbere Imana. Icya kabiri ni uwo mwashakanye. Uwo mwashakanye ni ingenzi. Iyo utari kumwe n'Imana, uwo mwashakanye bizakugora, kuko Imana niyo ivomerera ikiri hagati yanyu mwebwe abashakanye. Icya gatatu ni abana banyu ni ingenzi, mutaraba kureba ku bindi, kuko hari igihe usanze tugarutse mu bintu by'akazi, akazi kakaba ariko kagaruka nomero nyuma y'Imana, wenda gasigaye muri iyi minsi y'ukurikiranye n'urutonde rw'abakristo b'uyu munsi, usanga Imana yarimutse ku mwanya wayo, ahubwo akazi n'amafaranga n'imitungo nibyo bisigaye byarabanye umwanya nomero ya mbere. Kandi niyo mpamvu reba bitanga amabwiriza, ubu ngubu rara mu kabari, ubu ngubu jya gusambana, ubu ngubu jya hehe, ubu ngubu ayo mabwiriza yose, kubera ko Imana yamaze kwimuka, imitungo ikaba ari kuyobora, usanga amabwiriza menshi abantu basigayeho ari icyo kirimo kiyatanga. Ikindi tubona akazi niko kakabaye nomero ya 4. Okay, iyo akazi kaje kuri uwo mwanya, ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi tubayeho, ntabwo umuryango ubayeho. Okay, sinzi ukuntu nabivugamo, ariko dukeneye kumenya yuko ibi byose biriho kugira ngo umuryango ushobore kubaho neza. Ntabwo akazi turiho kubw'akazi, ahubwo akazi kariho kugira ngo ya miryango Imana iduhaye, ari abana, ari umugore, ari igihugu dukorera, gishobore kugubwa neza kubera ko duhari. Ariko nta na kimwe, ntabwo ndiho kubw'amafaranga, amafaranga ariho kubwanje. Ibyo bintu ni ibintu dukeneye kugira ngo twongere tumenye. Pasanete, ndagira ngo mukanya tugiye guha abantu baduteze amatwi, ndifuza ko uyu munsi twumvaho feedback. Ndagira ngo wongere, uyu mwanditsi yavuze ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo, na ndetse n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Ibintu byinshi dusigaye tubona hari ibintu byaje bikarenga urukundo ni gute koko? Tuvugishije ukuri, urukundo aho ngaho rwaba rwa rundi rw'umwimerere nangwa rwaba ari ikindi? Kuki urwo dusigaye tubona ruzima? Kuki urwo dusigaye tubona rusigaye rurengwa hejuru n'ibindi? Ibintu bikaza bikarutwikira, umuntu akibagirwa amagambo yigeze kubwira umugore we nangwa umugabo we, sheri, shushu, inyenyeri, biki byose, agatego kanye, uri benzi yanjye, vewiti, buri kintu cyo bafite amagambo babwirana, ushobora kumva ugize nubwo. None ayo magambo y'amavewiti n'amabenzi na za BMW n'ibiki byose, icyogajuru cyanye, ibintu byose byibagiranye kubera iki? Niki cyabiteye? Hari ijambo nkunda riri mu mubwiriza rivuga ngo ababiri baruta umwe.
bagenda bashyira ku rutonde inyungu zabyo ku imirimo yabo igwira kuko bahuriza hamwe, ariko hakaba ahantu bavuga ngo umugozi w'inyabutatu umugozi w'inyabutatu gupfa gucika. Impamvu ni iyihe? Igituma noneho tubona umugozi w'inyabutatu ni ukuvuga ngo ubundi hariho umugozi w'inyabubiri. Umugozi w'inyabubiri iyo ugoronzoye utya urasama cyangwa urarekura, ariko iyo ari inyabutatu niyo ugoronzoye ntabwo harangara. Yego, bivuga ngo aba bantu babiri hari ikibahuza hagati. Nirwo rwa rukundo, kuko nabivuze ntangira Imana yacu ni urukundo. Imana ifite urukundo rw'umwimerere, urukundo nyakuri, urukundo rudahindurwa n'ibihe, urukundo rudahindurwa nuko ibintu byabaye nabi, urukundo rudahindurwa nuko mwashonje, urukundo rudahindurwa nuko mugenzi wawe yakoze ikosa. Urwo rukundo ruba rurimo imbabazi, urwo rukundo ruba rurimo kwihangana, urwo rukundo ruba rurimo kugendana na mugenzi wawe. Ni byinshi. Iyo ari urwo rukundo rero, amazi Bibiliya ivuga ni ibigeragezo, Bibiliya ivuga ni ibintu byose bishobora kuza kwikubita na wa muriro byaba umuhengeri, byaba ikindi kintu, ariko iyo ari urukundo rukomotse ku Mana, ari rwo rw'umwimerere, nta kintu rutwara urwo rugo. Ingo zose zihagaze uyu munsi si ukuvuga ko zidahura n'ibibazo, ariko ibibazo biraza bikayenga kuko bisanga hari urukundo rukomeye rushoye imizi kandi rushingiye muri Kristo Yesu. Urwo rukundo rero nta kijya kiruhungabanya. Mbe mu yandi magambo, nicyo dukeneye gusubiraho cyane, nicyo cyabuze, nicyo kibura, nicyo kinamutse cyane, nicyo gicitse intege, nicyo kibuze. Yararangiye. Ariko pasanete, uri muremera ko ingo zagiye koko burundu ntazigihari, pepe zarahanaguritse? Oya, ntabwo ingo zagiye, kuko Kristo aracyahari kandi niwe rufatiro rukomeye rw'urugo. Urugo rwubatse kuri Kristo nta kirishobora. Ndizera ko niyo imiyaga ije n'ibiki byose bikubitaho, ariko ntacyo ruba. Niyo mpamvu twavugaga rwa rukundo rw'umwimerere abantu bakwiye guhagarara. Pasa Rwabikinga, wowe iryo jambo rarivuga hiki? Icyambere cyo Imana iratangije umugambi urugo igihe cya Adamu na Eva. Umwanzi ararusenya, azana icyaha, ariko Imana ni nziza cyane. Iyo usomye igice cya 3 itangira 15, Imana yongera gutanga amasezerano, iravuga ngo muri urubyaro, muri uyu mugore hazavamo uzakandagira inzoka. Numva n'amagambo, urugo ruzongera ruzahubuke muri bushyashya, ariko cyane cyane rufite Kristo Yesu. Na n'ubundi cyari bishimangira, urugo rudafite Kristo Yesu muri rwo ni ikibazo gikomeye cyane. So ingo rero zirahari, kandi hari ingo nzima. Dufite ubuhamya nyagura bizineje ko dufite na seminari y'abashakanye abakozi b'Imana, twagize ibihe byiza cyane, twubuhamya bwiza cyane. Turanabashimiye abakozi b'Imana baturutse hirya no hino, babanye natwe ejo. Imana ibamugisha cyane cyane, twarishimye, twagize ibihe byiza cyane rwose, kandi ubona ko byari biryoshye cyane. Tugakakira kuko ingo z'abakozi b'Imana nizaba nzima, n'iz'abakristo zaba nzima, hanyuma n'igihugu cyacu kizaba cyiza. Amen. Pasa, ndagira ngo mu by'ukuri udusengere tuyisoza ino gahunda, ariko Pasa Annette banzu basezere abaduteze amatwi, nyuma Pasa dusengere, adusezerana dusengere. Turabasezera, turabashimira ko mwaduteze amatwi tukabana, kandi koko reka dukomeze duhagarare ku rufatiro rw'urugo rwiza ari rwo Kristo, kandi bizakunda, bizashoboka, ndabikwijeje. Nomero zanjye za telefoni ni 0783 688 434, 0783 688 434. Annette Rwabikinga, Imana ibaha umugisha. Amen. Imana ibamugisha cyane. Nanjye ndabasezera kandi mbifuriza umunsi mwiza. Zinangira nka ari nyine mwabifisha kuva kare, ni umupasiteri muri Sibyo de Nyamirambo. Telefoni zanjye ni 0788 52 860 0788 52 860.
kane. Imana ibahe umugisha. Amen. Pastor dusengere. Uwiteka Mana yacu, ndagushimira kuri Mana nziza. Turacyafite icyizere yuko ingo nzima ziriho kandi zakomezaho. Umugambi wa Satani tuzi ko waneshejwe. Twenye gusengera ingo nyinshi ziri gutandukana, amakimbirane ari mu ngo, byerekeye imitungo n'imibanire yabo ya buri munsi. Turamagana imyuka mibi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri akanya abantu bari kutwumva bafite ibibazo n'amakimbirane mu ngo zabo, Uwiteka nakunyize ngo basure kandi uvugane nabo. Uwiteka tuzi kuri Imana igira neza kandi ukabura Imana ifite imbaraga. Twenye gusengera abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi kugira ngo bazagire ingo nziza. Ijambo ryawe muri Malaki riravuga ngo umugambi wawe wari uko hazaba urubyaro rwubaha Imana. Turagusaba kugira ngo dufashe kugira ngo tuzasige umurage mwiza w'abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi bazubaha Imana n'igihugu cyacu muri rusange. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ni mu izina risuma amazina yose, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Telefone zanjye ni 0788 53 45 53. Ndasubira muri 0788 53 45 53. Shalom shalom. Imana ibaho umugisha. Nimwongere musuzume aho ibintu byapfiraga nkuko batubwiye, ariko ndagira ngo mumenye Eliya yaravuze ngo bisha abahanuzi bawe bose ariko nijye usigaye. Ariko Imana iramubwira ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bali. Amahoro ya Kristo abane namwe n'ingo nzima ziyubakwe. Amen. Amen.